sobanukirwa inzozi urota, usobanukirwe icyo zisobanuye. Ni kenshi abantu bagiye badusaba kugira ngo tujye tubafasha gusobanura inzozi kugira ngo bamenye izo barose uko zisobanuye. Hari igihe urota uri kumwe n'umukuru w'igihugu, cyangwa se ukarota uri kumwe n'umuntu ukomeye, yaba umukuru w'igihugu cyawe cyangwa se undi muntu ukomeye cyane ku isi. Ibyo nibyo tugiye kurebera hamwe, turaza gusobanura inzozi, ariko uyu munsi ndagira ngo tuze kwibanda ku nzozi ebyiri: kurota uri kumwe n'umukuru w'igihugu cyangwa se perezida, no kurota wiruka abantu bakwirukaho. Izo nizo tugiye kushingira ku kiganiro cyacu cy'uyu munsi nk'uko abakunzi bacu bagiye babidusaba. Ntabwo ari byiza kugira ngo abantu badusaba ikintu niturangiza ntitugikore, kandi Imana yaraduhaye impano yo gusobanura cyangwa se impano iyi cyangwa iyindi. Aha n'ahandi turi kuri Imana Irahari TV, turi muri studio z'Imana Irahari TV. Nyemerera wowe utarakora subscribe kandi subscribe kugira ngo tuyabana umunsi ku munsi bwije ndetse n'uko bugiye. Abakozi cyane, reka tubanze dusenge Imana, kuko ibintu byose mbere na mbere tujye tubanza Imana. Reka dusenge mu izina rya Yesu Kristo. Uri Imana ishobora byose, nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Turasenze mu izina ryawe ryera kugira ngo amasaha nk'aya ngaya ubane n'ubwoko bwawe, abadukurikiye bari mu Rwanda, abadukurikiye bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, bose bagubwe neza. Turasenze cyane kugira ngo abadukurikiye barwaye, Mwami Imana ubongerera imbaraga, ubahegukira. Bari badukurikiye bihebye, nababwira ngo kurira kwararira umuntu, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Mwami Imana ugira neza. Hari abadukurikiye babuze uko bagenza, ariko ibyo byose Kristo yarabivuze, aravuga ngo nimubona ibihe byanyu bikomeye, nimubona mu bihe bitameze neza, muzararame murebe hejuru musenge Imana. Natwe rero turaguhamagaye kugira ngo Uwiteka abo bose ubakomeze. Waravuze ngo ni wowe ukomeza abafite amavi asukumwa, ni wowe ujya ukomeza abanyantege nkeya, ni wowe ujya ukomeza babuze uko bagenza. Uyu munsi turasenze kugira ngo ubwoko bwawe ubugirire neza, buri umwe wese ari urwaye, ari utamerewe neza. Mana we, tugusabye umugisha, tugusabye imbaraga, tugusabye kwihangana, tugusabye amavuta. Ngaho genda Mwami Imana, ko bari mu gihugu, abari hanze y'igihugu, abo bose bagubwe neza kandi bakire imbaraga z'Imana. Komeza kubana natwe rero muri iki kiganiro kandi ukiyoborere mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti mbisabye nizeye, amen. Imana rero kugirire neza wowe udukurikiye, washyize urushinge rwawe ahangaha cyangwa se wowe wakanze subscribe. Imana ikomeze kuguhereza umugisha. Nawe utarayikanda, ndakubwira kugira ngo uyikande, kuko iki ni igihe cyo kugira ngo twamamaze ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu, ndetse ingoma y'Imana igere kure. Reka duhere ku nzozi. Kurota uhura n'umukuru w'igihugu. Hari igihe umuntu arota yahuye n'umukuru w'igihugu yamusuhuje. Hari n'igihe umuntu arota yicaranye n'umukuru w'igihugu. Hari igihe umuntu arota ari kumwe n'umukuru w'igihugu bari mu nzira bagenda. Izo nzozi zigenda zigaragara mu buryo butandukanye. Wakwibaza ngo ibyo bisobanura iki? Mbere na mbere reka mbanze mbwira abantu badukurikiye, mbabwire yuko impano y'inzozi ariyo mpano ikomeye kuruta izindi. Impano y'inzozi ni impano ikomeye cyane, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo uwo nkunda muhera mu bitotsi. Abarundi muri Bibiliya y'Ikirundi haravuga ngo uwo nkunda muhera mu itiro. Ubwo rero bisobanuye ko impano y'inzozi nta muntu utayigira, ahubwo habaho kuyisengera. Kuko iyo wayisengeye, ugiye kuryama ugasenga, cyangwa se na mbere yuko uryama ukabanza ugafata umwanya ugasenga, impano yawe y'inzozi ishobora kukwereka ibintu byinshi, kandi ibyo ikweretse byose bigasohora. Ku buryo umuntu ufite impano y'inzozi ishobora no kumuyobora kurenza gushaka umuhanuzi. Impano y'inzozi ishobora kugufasha muri business ukora. Impano y'inzozi ishobora kugufasha mu mishinga yawe yose. Impano y'inzozi yagufasha kugira ngo ubukwe bwawe, warateguye ubukwe, ushobora gusenga rwose ukabubera amaso mu buryo bw'inzozi, kuko buriya ni iyerekwa rikomeye. Ushobora kuba wari ufite urugendo
ugasenga Imana, ukabyereka Imana, Imana ikagira ikikwereka mu buryo bw'inzozi. Impano y'inzozi rero abantu benshi barayifite, ahubwo ikibazo ni uko abantu batayisengera. Sengera impano y'inzozi iri muri wowe, noneho yake kugira ngo ikugirire umumaro. Uzi usanga abantu benshi bafite impano y'inzozi ariko bakabirengaho, bakirirwa bagenda, bakirirwa birukanka imisozi bajya gushaka abantu bo kubahanurira, cyangwa se bajya gushaka abo bita abamenya. Gushaka abamenya ni byiza, gushaka umuhanuzi ni byiza, ariko biba byiza cyane iyo uhaye agaciro impano ikurimo. Kuko umuntu yadahaye agaciro impano imurimo, usanga yishimira impano z'abandi, ugasanga nizo yirata, ukumva umuntu aravuga ngo runaka yarampanuriye iki, runaka yampanuriye iki, runaka yampanuriye iki. Ariko uyu munsi nifuje kugira ngo tuze kuza kuganira ku mumaro w'impano y'inzozi. Impano y'inzozi ni impano ishobora kukuyobora, ikakuyobora mu rugendo rwawe rwose, mu buzima bwose. Twari turiho ku muntu urota ari kumwe na perezida w'igihugu, ni we uhagarariye Imana mu gihugu. Dufatende urugero, perezida wacu w'u Rwanda. Perezida wacu w'u Rwanda niwe uhagarariye Imana mu gihugu cy'u Rwanda, ariko na perezida wa Amerika nawe buri ahagarariye Imana muri Amerika. Bisobanuye ngo rero niwe muntu ukomeye kurenza abandi bose bari mu gihugu. Iyo rero warose uri kumwe na perezida w'igihugu, perezida wanyu, umukuru w'igihugu, kabone nubwo yaba ari n'umukuru w'igihugu cy'abandi, uretse ko bidakunda kubaho, akenshi abantu barota bari kumwe n'umukuru w'igihugu cyabo, biba bisobanuye yuko wasuwe n'Imana. Urugero, ushobora kurota perezida aguhinga, cyangwa se ukarota perezida aguhereza inyandiko, ukabona aguhaye ibaruwa, agutoranyije mu bandi, aguhaye ibaruwa. Icyo gihe biba bisobanuye ko Imana iguhaye isezerano, Imana igiranye nawe isezerano. Noneho iyo warose perezida muri kumwe, mwagiranye ibihe byiza, muri guseka, muri kuganira, bisobanuye ko uri mu bihe byiza hagati yawe n'Imana. Uri mu bihe byiza, mbese uri kumvikana n'Imana, urimo urakorana n'Imana, mu mutima wawe nta kibazo, Imana iri kumwe nawe. Iyo warose aguhereza inka, bisobanuye ko hari isezerano rimwe mu masezerano Imana yagusezeranije rigiye gusohora. Reka mbisubiremo, iyo warose uri kumwe na perezida akaguhereza inka, bisobanuye ko mu masezerano Imana yaguhaye harimo isezerano rimwe rigiye gusohora. Hari umugore wigeze aduhereza ubuhamya, atubwira ukuntu yarose perezida arimo aramuhereza inka. Bidatinze nta kibanza yagiraga, umuntu yahise azamuhereza ikibanza. Urumva ko rero tutagiye kurondora byinshi, iyo warose uhura na perezida uba wahuye n'Imana. Abantu bajya bisobanura mu buryo bwinshi butandukanye, ariko iyo urose wahuye na perezida uba uri kumwe n'Imana. Ni Imana muba mwahuye, kuko iyo urose aguha amafaranga urayabona. Ahubwo abantu bashishikare basengera impano zabo z'inzozi zibarimo kugira ngo zibashe kwaka. Umuririmbyi yaravuze ngo mpa amavuta mbone kwaka, kandi ni naka burinde bucya. Ikibazo duhura nacyo nuko tutamenya impano zikorera muri twebwe kugira ngo tubashe kuzatsa, kuko ni wowe ukwiye kuyatsa, nta wundi muntu wundi uzaza kuyikwakiriza. Ushobora kuba utuye mu nzu, yenda ukagira ibyago byo guturana n'umucuraguzi cyangwa se ukaba uturanye n'abarozi. Icyo gihe impano yawe y'inzozi zizaza ari sanzenike. Iteka ryose uzarota ibintu bidafite umutwe n'ikibuno, cyangwa se urote imiruho yawe. Iyo tuvuze ngo kurota imiruho yawe, ni ukurota ibyo uba wiriwemo, wajya kukabona nibyo biri kugaruka. Icyo gihe rero ntabwo uba ubera amaso inzozi, ntabwo ubera amaso impano yawe y'inzozi. Iyo ubera amaso impano y'inzozi, urota ikintu utatekerejeho, urota ikintu utumvise, urota ikintu utigeze mbese uganira na mugenzi wawe.
kiza ari ikintu gishyashya, kandi iyo ari impano yawe y'ukuri koko warayisengeye nta nubwo ubyibagirwa. hari ujya kuko umuntu arakubwiye ngo ngenda arota, ngo nkarota buri munsi, ngo ariko bugacya nabyibagiwe. Impamvu ni iyihe se? Ni umudayimoni musahuzi uba warateye iwawe, kuko uriya mucuraguzi nimba ari gucuragura, agacuragura inyuma y'inzu yawe cyangwa se akagira ibintu aterera ku mabati, byanga byakunda ntabwo uzigera urota ibintu bizima, kuko wowe ntabwo ushobora, nta bwenge ufite bwo kwibera amaso ngo ubere maso ubugingo bwawe usengere n'impano zikurimo. Hari n'abandi batubwira bati ngewe njya kuryama nkaryama neza, ariko bugacya mu gitondo ndyamye ncuramye. Icyo nacyo ni ikimenyetso kigaragaza yuko inyuma y'inzu yawe cyangwa se hanze iwawe harara umurozi. Icyo tuzakigarukaho turebe bimwe mu bimenyetso biranga urugo ruraraho abacuraguzi cyangwa se abarozi barwibasiye. Nabyo tuzabiganiraho turebe ibimenyetso byabyo n'uburyo ushobora kubacyaha ukoresheje umwuka wera. Bera amaso rero inzozi, ushaka ko inzozi zawe zimera neza, ushaka kurota neza, ushaka kugira icyo bita iyerekwa. Kandi buriya iyerekwa ryo mu nzozi ntabwo rijya rihusha. Jya usenga, usengera inzu yawe, usengera icyumba uraramo, nibiba ngombwa ufate n'amazi uyasengere, uyatere hejuru y'amabati yawe, kuko icyo gihe uzaba uhohereje uburinzi bw'Imana, amaraso Yesu Kristo azahazenguruka. Reka twikomereze, ntabwo nshaka kugira ngo tuze gukora ikiganiro kirekire. Reka tugere ku nzozi, kurota abantu bakwirukaho. Abantu bakunze kuza banyandikira kenshi bakambwira ngo nzabasobanurire kurota babirukaho bisobanuye iki. Iyo urota abantu bakwirukaho, hari igihe urota abantu bakwirukaho ariko ugasanga urabazi. Hari n'igihe urota abantu bakwirukaho ariko mugabo ntumenye abo bantu abaribo. Izo nzozi zisobanura akagambane. Zisobanura ko hari abantu bahora bakugambanira buri munsi, batifuza iterambere ry'ubuzima bwawe. Waba ubazi, hari igihe ubusanzwe ufite impano, kuko buriya impano zigenda zirutana mu buryo bw'amayesikariye. Hari igihe umuntu aba afite impano ityaye cyane, hakaba n'undi ufite impano idatyaye cyane. Icyo gihe wowe nurota abantu bakwirukaho ariko ukabamenya, ndetse hari igihe ubona abo bantu bakwirukaho bazi, hari igihe uba ubazi ariko ugasanga nta kibazo ugirana nabo. Biba bigusaba iki? Biba bigusaba kugira ngo usenge Imana iguhishurire neza abo bantu bakwirukaho cyangwa se bahora bagukorera akagambane, ubasobanukirwe neza. Kuko hari igihe Imana ikakwereka umuntu ugasanga ni wa muntu muziranye. Iyo usanze ari wa muntu muziranye, hari igihe uhita wihutira kumwanga. Naho kumbi Imana iri kukwereka ko ari umuntu kugambanira muziranye, umwe mu nshuti zawe akaba ari ukuryarya. Nta kindi rero izakora, izazana isura y'umuntu mukunda guhura cyane. Icyo gihe biba bisobanuye ko ari umwe mu bantu muziranye bakugambanira cyangwa se bakwirukaho. Wowe rero yuri umunyantege nke utazi kubera amaso yerekwa, ushobora guhita wirukanka ukanga wa muntu, kuko hari igihe usanga ari umuturanyi wawe wa hafi, hari igihe usanga ari uwo mu muryango wawe. Icyo gihe uba ukoze ikosa ryo guhubuka, wihutira kumwanga. Nigeze nkuru urugendo njya mu karere ka Musanze, hari mu gitondo kare njya ahantu, nsanga umugabo yafashe abakozi be yabashyize ku murongo, ari kubwira umukozi we ngo mpereze inkwi zanjye uhora unyiba. Nuko ndababaza tese byagenze bite? Ati reka dati ngewe uko ndyamye ndota uyu mukozi anyiba inkwi. Umukozi ararira cyane arigaragura. Ndamubwira nti rero birakwiye ko nimba ufite inzozi cyangwa se ugira iyerekwa, ukwiye gusobanukirwa ukamenya iyerekwa inzozi wagize, kuko hari ukurota, hari no kugira ubwenge bwo gusobanura iryo yerekwa wagize. Niba wowe urose inzozi ntugire ubwenge bwo gusenga kugira ngo Imana iguhe ubwenge bwo kuzisobanukirwa, ziguteranya n'abantu. Kuko iteka ryose Imana ikwereka igashyiraho n'ikimenyetso. Urumva ikigaragara yari umwe mu bakozi umwiba, ariko Imana ikamwereka nyine isura ya wa wundi. Swate ashobora kuba ari we yangaga, ashobora kuba yarebaga ku isura akumva atamukunze, nta kindi nyine. Kubera ko ari inzozi mbi, Imana irazana wa wundi utishimira mu mutima wawe,
kandi ushobora gusanga arengana. Bikaba ari ibintu rero by'urusobe bisaba kugira ngo ubisengere cyane, ugire ubwenge bwo kubisobanukirwa kugira ngo utaza kwiteranya n'abantu. Izo nzozi akenshi ziza hafi aho ngaho zikwereka umuntu mwegeranye. None rorose umuturanyi wawe ari kukwirukankaho kandi nta kibazo mugirana, muhora musangira. Biba bisobanuye ko bamwe mu bantu mwegeranye cyangwa se bamwe mu bantu bari iruhande rwawe cyangwa se bamwe mu bantu b'umuryango wawe harimo umuntu ukwirukaho. Umuntu ashobora kuba kwirukaho akugambanira guteranya ku bantu, umuntu ashobora kuba kwirukaho yirirwa ashakisha uburozi bwo kuguhitana, umuntu ashobora kuba kwirukaho afite uburyo bwinshi akoresha kugira ngo ube wahatakariza ubuzima. Iyo urota rero abantu bakwirukankaho bisobanuye akagambane. Hari igihe urota abantu bakwiruka ariko none ukabona urabasiga, ukabona uri murirukanka amaguru adakora hasi, wirukanka ugendera mu birere, ukabona urabasiga pe, ariko nubwo bari kwirukanka uri kubasiga. Biba bisobanuye ko abo bantu nubwo bakwiruka cyangwa se bakugambanira ni abanyantege nke, ntibashobora kugushyingira, ntibashobora kugushyikira habe na gatoya. Ubwo rero icyo gihe ntabwo wirara, biragusaba kugira ngo ugume mu mavuta, ukomeze usenge. Kandi nusenga nanone ntugasenge ubavuma. Hari abantu bajya bagira amasengesho, bagasenga amasengesho navuga ngo ni nk'ay'ubujiji, aho kugira ngo basenge basaba uburinzi ku Mana ngo bube ku buzima bwabo, bagasenga bavuma abanzi babo. Kandi Bibiliya iravuga ngo umwanzi wawe umukunde kandi umusengere. Impamvu ugomba kumusengera ni ukugira ngo akizwe, kuko wowe wamenye Imana, ni wowe Imana ibona nk'ikibazo. Ntabwo ikibazo ari wa wundi nyine kuko ari mu bujiji, ariko numusengera ugakomeza kuvuga ngo umwuka wera azamuzeho, hari igihe azahura n'Imana, umwuka wera akamuzaho nawe akabasha gukizwa. Izo nzozi rero nicyo ngicyo zisobanura. Undi nawe akarota azamuka umusozi, ariko akabona uwo musozi nubwo ari kuzamuka, urabona nko kuba wafata igiti uko kiba giteye gishinze cyangwa se igikuta cy'inzu, ugasanga urimo uragitondagira ariko ukabona ntugera ku gasongero k'uwo musozi. Bisobanuye ko imbere yawe hari ibibazo cyangwa se wicaye mu bibazo, ariko nta mbaraga ufite zo kuva muri ibyo bibazo. Mugabo nubwo ufite ubushake bwo kuva muri ibyo bibazo, ariko nta mbaraga z'umwuka wera zo kuzamuka uwo musozi kugira ngo ubashe kuwuminuka, kuko kuminuka uwo musozi nibwo butware, nicyo gisubizo. Kuminuka uwo musozi nibwo butabazi ku buzima bwawe. Ariko wowe urabona ururira umusozi, rimwe na rimwe wageraho ukongera ugahanuka. Icyo gihe rero nta kintu wageraho, kuko imbuto cyangwa se umugisha biri hariya hejuru kuri ya musozi. Biragusaba gusenga rero. Ushobora kumaza ngo wasenga ute? Nta kindi, gusenga ni ukwiyiriza ubusa no gusenga, ugahamagara Imana, ugahamagara umwuka wera akaza akabana nawe mu ntambara zawe. Kuko akenshi bidutera biri mu buryo bw'umubiri. Abarozi ni gake cyane batera abasenga Imana, ariko ubundi usanga mu buryo bw'umubiri biba byinshi cyane. Noneho rero bikaba bibi iyo nawe ugiye kurwana mu mubiri, kuko umuntu waguteye ari mu mubiri ntabwo ushobora kumurwanya mu mubiri ngo umutsinde, kandi uri umukozi w'Imana cyangwa uri umunyamasengesho. Biragusaba ko narwana mu mubiri, wowe ukarwana mu buryo bw'umwuka, uramutsinda, ndetse kandi uramutsinda cyane. Kabone nubwo yakurwanya bikagera ku munota wanyu mukabona ko ugiye guseba, Imana iritamurura ku munota wa nyuma, kuko iyo usenga Imana ikumva cyane kurenza umuntu uri gukoresha ubwenge bw'umubiri. Burya rero Satani atsindwa yagezemo. Niyo mpamvu wowe usabwa gusenga, wowe ukamutsinda mu buryo bw'umwuka, igihe ari gukoresha amaboko, igihe ari gukoresha amafaranga, igihe ari gukoresha imbaraga z'umubiri, wowe ukaba uri gusenga wirwanaho mu buryo bw'umwuka. Akenshi nyine ujya ureba ugasanga abarokore tugira defo yo kutimenya, ugasanga rimwe na rimwe urumva ko wavuga bigakunda. Hoya, ijambo ry'Imana riravuga ngo ntiwivuganire, ahubwo nimba waramenye Imana, reka Imana ikuvuganire. Iyi Mana rero urayituma yikaza gukora ku munota wa nyuma, kubera ko wowe hari uwisunza imbaraga, urangije wowe wisunga imbaraga z'Imana. Wowe yisunza imbaraga z'abantu, wowe wisunga imbaraga z'Imana. Reba hariya uriya mwami ngo ubwo yaterwaga, ngo umukozi akaza akamubwira ngo twatewe n'ingabo nyinshi cyane.
arangije aramuseka cyane aramubwira ngo iwaguhumura amaso urebe ingabo turi kumwe nazo uko zimeze. Buri ingabo tugendana nazo mu buryo bw'umwuka zifite imbaraga nyinshi 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 kurenza ingabo z'umubiri, kuko ingabo z'umubiri mu buryo bw'umwuka, kuko hariho ingabo z'umubiri mu buryo bw'umubiri, akabona ingabo z'umubiri mu buryo bw'umwuka. Ingabo z'umubiri mu buryo bw'umwuka ubwo ni baba dayimoni baturwanya. Urumva ni ingabo z'umubiri mu buryo bw'umwuka zikomoka kwa Satani, ariko kugira ngo uzirwanye uzineshe nuko ukoresha ingabo z'umwuka mu buryo bwo gusenga. Urumva rero aho ngaho habarimo itandukaniro n'ibintu bigusaba kugira ngo ubisobanukirwe neza. Kandi tugarutse kuri iki ngiki cyitwa inzozi, kurota, akenshi usanga hari n'abantu nabo bafite impano yo kurota ariko agategereza ko ibyo arota bizasohora agaheba. Impamvu bitera ni iyihe rero? Iriya mpano utayihaye agaciro ngo uyisengere, ukomeza guhereza agaciro uguhanurira. Umunyempano usanzwe w'umuhanuzi niwe ukomeza gutekerezaho cyane, nawe ni byiza kumugira, ariko biba byiza cyane iyo umugize nawe usanzwe ufite iyerekwa cyangwa se ufite impano y'inzozi, ni nabwo umenya ngo unsengera se wameze ute. Reka mbaho urugero. Nigeze njya gusengera ahantu, umuhanuzi aransengera, amaze kunsengera arampanurira, ariko mu ijoro ndota ngo uwo muhanuzi ari imbere yanjye yambaye ubusa. Bisobanuye ngo nubwo ari guhanura akaba ari gusengera abantu, ariko nta mbaraga z'umwuka wera afite, kuko namubonye mu buryo bw'umwuka mbona yambaye ubusa. Iyo aza kuba afite imbaraga z'umwuka nari kumubona yambaye yikwije. Icyo nacyo tuzakigarukaho, kuko nazo ubwazo ni inzozi abantu bajya bibazaho, akavuga ati ko narose runaka yambaye ubusa, wowe ukaba watekereza ibindi. Burya Imana biri kukwereka ko uwo muntu nta mbaraga z'Imana afite, ari mu gihe cy'intege nkeya. Nawe ubwawe ushobora kurota urimo uragenda wambaye ubusa, cyangwa se ukarota wicaye ahantu wambaye ubusa. Bisobanuye ko nta mbaraga ufite, kuko iyo ufite imbaraga urota wambaye wikwije, wambaye inkweto irinda amazi, wambaye umukandara, wambaye inshinzo yo mu gatuza, ndetse wambaye n'ingofero. Icyo gihe nibwo uba wuzuye neza. Sengera inzozi urota rero umenye icyo zisobanuye. Nuzirota ntiwicare gusa, ahubwo unasenga Imana kugira ngo iguhereze ubwenge bwo kuzisobanukirwa. Akenshi ntizizaguteranye n'abantu. Hari n'urota inzozi akaba yazirota kuwo bashakanye, cyangwa se akazirota kuwo bavukanye. Rimwe na rimwe kuko ko nta bwenge afite bwo kuzisobanukirwa bikamuteranya nabo. Birakwiye ko rero turota inzozi tukamenya icyo zisobanura, ariko nanone tugasenga tugasaba Imana ubwenge bwo kuzisobanukirwa. Wakoze cyane kubana natwe. Nimba ufite izo udasobanukiwe andika aho hasi muri komanteri kugira ngo tumenye uburyo bwo kugusobanurira izo nzozi zawe urota. Reka dusenge Imana. Mu izina rya Yesu Kristo, Mana turagushimiye kandi turaguhimbaje, tugushimiye ko wabanye natwe muri iki kiganiro. Nyemerera uhereze umugisha bari badukurikiye bose, kandi data ndasenze kugira ngo udukurikiye wese impano y'inzozi yake asobanukirwe, amenye ibyo arota, utanga ubwenge mu byo turota mu izina rya Yesu. Hari abarota bakazibagirwa, abo ngabo ndabasengeye, imbaraga z'Imana zibe kuri bo, bamenye ibyo barose, nibucya mu gitondo babyibuke. Tanga abamarayika badasanzwe kugira ngo bagenderere ubwoko bwawe. Urakoze urakarama rero ko wari kumwe natwe. Bisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen.